akabikinira mu ntara ufite inzozi zo kuzakinira ushoje aho ufite inzozi zo kuzakinira nande yewe inzozi zo ni nyinshi nakinana na ba Bijobija ba Nyirabutarure mbese n'ababya rubanda hose nabo babyemeye twakinana ngo ntabo wandenza amavi ntabwo ukabona karakantu nanjye karanshimishije n'uzakunda no kubona n'uwakoresha ngo umbashe ngo witonde cyane nguragumva ngo witonde kaka ngo ubashimire nyakikoti nakuritura sha wibashimire nakuritora karakantu turazi niko ngumva kandi gushaka nje okay Ndabasuje cyane ngewe muri kubona hano ni Jean Desire Info kandi cyane mubona hano cyangwa se ikinyamakuru mubona hano ni New Bonheur Comedy. So ndabasuje cyane aho muherereye hose, aho muherereye mu Rwanda ndababyiye mu majyepfo mukomere cyane aho muri hose, aho mu majyaruguru no mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba ndetse no hagati y'igihugu cyangwa se intara iri hagati ya Kigali. Nuvuga ngo abari muri Kigali bose ndabasuhuje ndetse aho muherereye hose, abari hanze y'u Rwanda aba diaspora mwese ndabasuhuje cyane aho muherereye hose ndababyiye ngo hello cyangwa se habari. Nuvuga ngo rero ngiye muri kubona hano rero naje ngiye kuganira n'abakinnyi babiri n'abakomediye ndi kumwe n'abakomediyano babiri ndi kugira ngo tuganire batubwire ikintu mbese cyatumye bajya mu bintu bya sinema nyarwanda cyangwa se mu bintu byabateye kuba bafosinga gukora ibi bintu barimo kubona umuntu nyine yaba umusaza yaba ari umusaza akaza akigira akaja muri bino bintu ni uvuga ngo nyine ikaba ari ikintu bayabonye. So ndabasuje cyane rero wowe ugeze kuri iki kinyamakuru bwa mbere kanda subscribe ndetse na comment na share kugira ngo n'abandi bose bakibone kandi ntugende utarangije iyi interview yose ikiganiro wumve uko ibintu byestaye. Reka dutangire rero batwibwira amazina ngiye nababwiye ko nitwa Jean Desire cyangwa se biri hanze. Nuvuga ngo rero mureke dutangire. Komera cyane. akomeye cyane Amakuru nasanze gerageza kugira ngo wongere kugira ngo abantu bashe kugira ngo bashe kumva ijwi ryawe neza. okay amazina yanjye nitwa Uwingabire Arsene ariko ni amazina niswe n'ababyeyi banje ariko izina nkoresha muri zikomedi ni Macupa. Macupa kuki wahiswemo kwitwa Macupa? Iri zina nabayeho nkane mugoroba nibambitse abahundi bavuga ngo mwari bambitse marishaka cyane maritekereye cyane avuga ati iri zina hagiye yise ahubwo gusa byabura. Okay turi kumwe n'undi muntu hano rero yatwibwira tukamumenya. Ndabizi ko mufite amatsiko yo kumumenya. Wowe bakwita nde? amazina yanjye banyita Uwingabire Francine ariko iby'akabyiniro banyita Nyiramariro. Nyiramariro kuki wahiswemo kwitwa Nyiramariro? izina nabonye ko ryaryoshye umukino. Ni izina nabonye ko ryaryoshya umukino. Okay none se ni ukuvuga ngo mwahisemo kwinjira muri komedi muri rusange mwinjiye muri komedi gute? Kugira ngo twinjire muri komedi byabayeho ngaho turavuga ati reka dushaka ikintu twakora tugira ngo twiteze imbere turareba turavuga ati reka dushaka cyane dukoreraho kugira ngo nako turebe twazamuka ariko aho tugeze ubu ngubu turi gushima Imana. Okay none se mukija muri bino bintu niki cyabagoye? ikintu cyatugoye abantu bagenda baratuvuga ati biramukora ni iby'ingegera ni ibyo kwa shitani nta bantu bazima babikora. Ubwo mbese n'ibyo ngibyo ni amagambo rucantege rw'abantu nta rubura. None se inyuma y'ibyo ngibyo bababwira ayo magambo bababwira yuko iyo atari ibintu bishobora kubakira ubuzima. So guys ntabwo kuki mutatekereje gucika intege ngo mubivemo? Arega umuntu yaguciye intege ntaba arakugaburira ahubwo ukomeza ikintu imbere yawe uri kubona kizaguhesha icyo kurya kuko no kukuvuga nakuvuga ntago ya magambo ariyo yazakugaburira nta nicyo yazakwimuraho nta nubwo azakuvanaho n'ibiro 5
ahubwo wowe ukora ikintu runaka ugamije inyungu zawe runaka utitaye ku magambo y'abantu. utitaye amagambo y'abantu. None se turabizi ko muri iyi sinema nyarwanda hari ubwo usanga nyine kugira ngo uzagere imbere runaka byari ibintu biba bigoye cyane. Ese ni iki aka kanya ushobora kubwira umuntu urimo kubijyamo cyangwa se urimo kwifuza kubijyamo? Ni iki ushobora kumubwira? Ni ugukora atarambirwa, agakorana intego, akihiringa umva cyane cyane, niyo byamara imyaka 2 ariko uba wizeye neza yuko uzagera ku kintu runaka ushaka. Kuko iyo ushaka inka ryama nkayo. Ubwo rero ni ugukora mpaka. Okay, cameraman uzo kuberekana neza imiterere yabo ndetse bose uzo kubereka abakunzi babo cyangwa se abakunzi bacu. Nubango rero nyuma yo byose rero turabizi ko hari ibintu babigoye, ni ibintu bikaze cyane. Ese Macupa ninde ufata nka modo wawe cyangwa se nk'umuntu uzi modo? Yenda muri cyane. Ni nkandi ufata nk'umumodo? Urebye umuntu afata gutyo nagiye sinajyana kuri bijobije. Bijobije abonye ko agitangira yatangiranye mbese gukora nyine yarakoranye n'ibintu bishimishije nyine bisekeje, ariko ukareba ko ibintu gukora akiri ari hasi mbese, ariko byakoze yabonye ko bizagira akamaro abikomeza. Naho ngubu ahantu ugeze na urukunda ko hano agaciro, urabona ko azamutse akajya ku ntera yo hejuru, akaba akomeye muri sinema nyarwanda. Ubu nawe akomeye muri sinema nyarwanda nawe arimo we na Nsabi ngira ngo hari. Okay, none se nyuma yuko utubwiye ko ukunda bijobije, niki cyatumye umukunda kumva? Kuko iyi sinema nyarwanda turabizi ko irimo abantu benshi cyane, irimo n'abahanga benshi ndetse bakora kano kazi ko gukina filime nyarwanda kandi abantu bakishima bakajoyinga. Ariko se kuki wahisemo kuba wagendera kuri bijobija? Kubera icyo wahisemo kuki? Niyo mpamvu kuko abantu badukurikiye kano kanya ariko kugira ngo bumve ngo mbese niyihe mpamvu yabiteye kugira ngo ukurikire bijobija uvuga uti ngiyewe nagenda nkora utuntu nk'utwa bijobija. Ni iki cyabiteye? Jewe cyo cyabiteye nabonaga ari gukina ibintu bishimishije. Nanje ntari ninjira muri sinema, narebaga kuri za YouTube ahantu babifashe, bavuga ati nanje nzaharanira kuba nk'uyu muntu abijobije. Tuza kabisa paka nzaharanira kuba nk'abijobije. Ndavuga ati reka wena ndebe ko wena nagera ndakora ibintu nk'ibyo, ariko urebye mbese ntabwo wakora nk'ibintu byose nyine ngo ugimariremo, ariko ujyana avagamo n'ibintu bye, kuko ubona akora ibintu bishimishije. Nawe iyo ubirebye uravuga ati uyu mugabo akora ibintu bishimishije cyane, kandi urareba n'umwana wese kuvuga ati bijobije. Okay, bijobija turamuzi, ni umugabo ukomeye bye cyane muri sinema nyarwanda. Ariko se mama, nsambiza ko uri umumama, ariko nkunda kubona nyine ukunda gukina nk'umukecuru cyangwa se ubundi uri iki muri byo byose? Ubundi urebye ndimburane. kubera icyo uvuga ko ari imburane? Ndi umumama, ndi umukobwa, byose ubwo mbese ndavangitiranyije. Okay, ukunda gukina ubundi uri iki? Nkunda gukina ndi umukecuru, ndi umumama. Okay, none se wowe umumodo uramuzi? Yego. Ni nkandi ufata nk'umumodo mu buzima bwawe? Nka Nyirabutarure. Nyirabutarure, kuki wahisemo? Urumva byanze bikunde Nyirabutarure akinana na bijobija, kandi urumva kuba ari byanze bikunde aho hagati hari akantu, sibyo? Kuki wahisemo Nyirabutarure? Nyirabutarure we atitaye kuba muca intege, arakina. Nicyo kintu namukundiye, nta kindi.
batitaye ku bamuca intege aragenda akaja kwiga agatahana zero ariko byanze bikunda agakomera niyo mpamvu rero sasa sibyo byanze bikunda hano hari abantu babakurikiye sibyo none uramutse uhuye na nyirabutarure kano kanya n'umudo wawe niki wamubwira niki wamusaba aka kanya mumubwire noneho sasa ubimubwire nkaho muri kumwe kuko byanze bikunda iyi video cyangwa se ikiganiro cyarebwa n'abantu barenze 10 cyangwa barenze bangahe byanze bikunde gishobora kumugiramo abantu 5 barakireba sibyo niki ushaka kumubwira niki ushaka kumusaba muramutse muhuye okay namusaba kugira ngo nanjye nzamuke nka mere nkahageze mbese mpagere okay so akanya ukinira mu ntara ufite inzozi zo kuzakinira ushobora cyangwa se ufite inzozi zo kuzakinira nande yewe inzozi zo ni nyinshi nakinana na ba Bijobija na Nyirabutarure mbese n'ababya rubanda hose nabo babyemeye twakinana babya rubanda na ba Nyabutarure okay none se musaza ariko ubundi namaje kukureba bwose wambaye ikoti bwose ndakamenya kukureba abantu bari muri comment abantu bajya muri comment batange comment kabisa sibyo batange comment bavuga uti uyu mugabo cyangwa se uyu musaza muri kumubona mu mutemwe ese abantu muri kubona ari nka couple yandi ko yahora ni couple okay so guys none wowe uramutse uhuye na Bijobija kano kanya ariko ubundi watwete nka kandi wenda Bijobija akora yakoze kumvura gakoze cyane waduhaye nk'urugero ambo akantu yakoze kakanjimisha cyane hari ukuntu nyine akabona kuza akantu kubona mbese ashatse nko guhindura amakano ukabona ashize amakano agashira amakano kandi ukabona mbese birajanye buriya yari gukina Bijobija cyane buriya yari gukina mbaganje bikwishima cyane nk'aki yakoze buriya harakomeza nigeze kubona kuri YouTube ngira ngo hari cyo gihe ubona yaravuye wenda guhaha ize mu rugo asanga umugore ari kumucinyuma ariko umucinyuma rero Bijobija akubwana n'umugore we ariko umugore kuvuga ati mugabo wanje nta kintu ashoboye habaze no kukubita Bijobija rero atinjira mu nzu abantu batabibonye bara kwinjira mu nzu akagenda araje kuvuga ko yabibonye ariko umugore nabimenye akagenda riririmba aziziya aramuzi ko kura kujya aziziya rero umugore tuzanira amazi nibiye ndishonje umugaraje abayikojeje mu nzu kuyazana mbese nuko urumva bituje muri story wera dukureye nk'akantu nyine abakunzi bari kukureba kano kanya sibyo bakora nk'akantu gashobora nyine dukora akantu nyine yabarakoze kwa kuntu ubona ngo kuterera ngo aca kwa nawe ngo ntabo wandenza amavi ntabwo ukabona kari akantu nanjye karanshimishije n'uzakura no kubona n'ugakoresha ngo umbashe ngo witonde cyane ngo uragumva ngo witonde kaka ngo ubashinire nyakikoti nakuri turasha wibashije nakuritonda kari akantu turaje ngo umbaga n'ugushaka nje okay ni byiza cyane none wona nk'aka Nyabutarure yaba yakoze kumva ko kabisa ari we muntu ushobora kugendera Nyabutarure yabwiye abantu bati umuntu nakwanga ntuzababare kuko Imana izakuvungira iguha abana ako kantu nge karanshimishije okay so ndabashimira cyane ngaho mugira icyo mubwira abakurikiye kano kanya abakunzi banyu mugira ikintu mubatangariza mugira ikintu mubasaba nk'abantu nyine babakunda nk'abantu bakunda byanze bikunde hari icyo bashaka nk'ubutumwa bujya mu bagenere so mubagira icyo mubagenera reka nagira umuntu wese urukunda kano kanya yanjye gukora subscribe agasharinga n'abandi baka kugira ngo kano kantu nkoze no kubijya nawe kamugereho abone ko nawe ndi gutega ikirenge mu cego ndacari hasi ye ariko nawe kubera Imana ahageze nage nzahagera twe nabwira abantu okay wowe ni iki ushaka kubwira abakunzi bawe abakunzi banjye ndabashimira kuko n'intambwe ndi gutera nibo nakomeza kubabwira ngo bakomeze kuri YouTube bajye kuri Niyo Bonheur
baturebe ibikorwa byacu byiza turi kuhageza, ubundi bwo batuzamure natwe tuzamuke. Okay, byiza cyane rero. Mureke mbashimire cyane mu mwakurikiye kino kiganiro kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. So reka mabwire rero ikindi mbahishiye, ntabwo tugiye tutavuze imyaka yabo rero sasa tuzagaruka baje kutubwira ngo mbese ni bantu ki mu buzima busanzwe, ni bantu ki mu buzima busanzwe. Wowe rero waje iki kiganiro ugeze kuri sheni bwa mbere, manzi kandi subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, ndetse usharinge n'abandi mu makomenti ewana. Umuntu wifuza kabisa kugira icyo itekereza tugezaho, nimero ziri aho hejuru cyangwa tukazandika no munsi muraza kuzibona. Okay, ndabashimiye cyane rero, mureke amashimwe. turakoze cyane. Kandi dore ko ibintu byose byagenze neza. Yego. Okay, so guys rero kamake mashimire, ngiye mwumva ni Jean Desire Info, kandi subscribe ntukazongera gucikanwa nanjye cyangwa se n'ibiganiro byanjye cyangwa se n'amavideo yanjye, dore ko hari byinshi dufite tubategurira n'iby'agaciro. Sala Vista.